amatwi ikinamico rangurura usobanukirwe n'imikoreshereze ikwiye y'imbuga nkoranyambaga. Agatako atangiye gukekana atana amababa kwa nisete ngo barebe bataguhetse byabagendekeye bite ni mwikinamico rangurura. Uziko ibintu hari mbiherutse Betty. Si wowe wenyine nanjye nari nsigaye nisinzira nk'agahinja none ijoro ririnze ritandukana pe. Nakumvaga wimyoza nkanga kuvuga kugira ngo byibuze utora agatotsi. Hashira akanya nkumva urongeye urimyoje. Wowe se ntiwimyozaga? Nge naraye nigaye ijoro ryose Betty we. Ntekereza ibimbayeho n'inama nagiriye abantu bose. Tekereza ariko ko no mu nteko z'abaturage umuyobozi yigeze kubikomozaho. Ndabizi kuko sinjya nyisiba. Ndabyibuka rwose abwira abaturage ko bagomba kujya bashoza kuko amakuru yose atambuka ku mbuga nkoranyambaga atari ko ari ukuri. Cyane rwose yaratubwiye ngo tujye tubanza tuyashungure tunagira amakenga kuko hari abayuzuye ibinyoma. Yawe ibyo yabivuze nsanzwe mbizi uko nari narigeze kubyumva kuri radio. Ari nayo mpamvu cyagiye nabwiye umukobwa wacu kundwa yabanza kugenzura mbere yo gufata amakuru yose nk'ukuri. Tekereza ko wamuburiye nyuma akanamenya ko yadashishoza yari gufata ibyemezo bitari byo agendeye ku makuru y'ibihuha none twe tukaba tubiguyemo. Turahamburiwe da ubuse ntitwatanze imigabane mu kigo kitabaho. Umurima wacu twahingagamo indi myaka tukawuzuza urusenda ngo kizawurangura kirugemure mu mahanga dukirigita ifaranga sha. Ubu kuki imbere yo gufata ibyemezo kuko ntabanje gusuzuma ari amakuru kari ukuri ngo negere ubuyobozi mbabazi neza niba kiriya kigo cyarahawe ibyangombwa byo gukorana n'abaturage bo muri Buganwa koko. Suko se uziko niba use ko nabyo umuyobozi yabikomoje muri iyo ntekanise yaravuze ngo mu gihe umuturage abonye cyangwa yumvise amakuru adasobanutse ni byiza kwegera inzego z'ibanze mbere yo kuyagenderaho cyangwa kuyasangiza abandi. Ariko uziko twajijwe Betty. Tutajijwe se ubu ntiduhombye. Sibyo mvuga yewe. Urashaka kuvuga iki se? Kaho gutuma Karibuso kudushakira icyo kigo twari kwegera ubuyobozi kuko ari bwo buba bufite amakuru y'ukuri. Ariko uziko wa mugani buriya wasanga gitifu w'umurenge afite amakuru yaho giherereye anise kuko bagira uruhare mu gutanga ibyangombwa byo kuwukoreramo. Cyane rwose gitifu ntiyayoberwa ibigo by'ubucuruzi bikorera mu murenge we. Witindiganya ahubwo byuka witegure vuga werekeza ku murenge gitifu agera aho gusanga guhereho. Munyehanganire mbahaye ikicaro hanze musanze maze kumena amazi mu nzu ngo mpasukure. Oya nta kibazo Agatako nuko nanze kugusuzugura unzaniye intebe naho ubundi sintinda hano. Amakuru nzaniye nizere ko ari meza. Ikigo cy'ubucuruzi cyagusabye ko nyamamariza gikora ibiki? Hese ugize ngo nibyo binzanye? Oya da ntabwo warampamagara ariko biri mu nzira. Narinje kukureba mu Nyankindi. Papa muranyuranye pe. Ugeze aha nta n'iminota 10 ishize rwose ahavuye. Yewe niba ari iminota 10 ni myinshi ku modoka bwo sinamufata. Ubwo nyine uramuhamagara nta kundi. Ariko genda wa mwana we waciye ibintu we. Noneho amafoto yasesekaye hanze ahangaha aratuma abantu bavugishwa pepe. Koko se ibitekerezo birisukiranya buri segonda uratinda kurebaho ugasanga abantu amagana n'amagana bakuvuze kandi niko bagutaka. Niryo zina ryanjye nyine n'ubundi ndagatako. Umva noneho dore nk'uyu nguyu yanditse ngo izina ni ryo muntu uyu mukobwa n'agatako ngo ni mwiza kandi ateye neza cyangwa azarinde ubwiza bwe ntazabuvangire. Abafana banje bahumure rwose sinzivangira nzakomeza gusuka Imana yandemye rwose. Nyamara nkubwije ukuri mu minsi mike rero uraturenga twese hano i Buganwa. Umva n'umuntu n'ukujya gusuhuza tubanje gusaba uburenganzira. Wabimenye rwose kuko ndi hafi kuba icyamamare. Ubu nahawe gukina muri filime nshya y'uruhererekane izasohoka vuba ahangaha. Watangiye no gukina mu mafilime rero? Ntabwo ndatangira gukina ariko namaze gutoranywa nk'umukinnyi w'ibanze uzakina muri iyo filime. Yewe ayo makuru ko ntamenyera ndi muhanzi sugiye kugukinisha filime. Yewe nyirayo ni Natani. Natani uyu munyamakuru nzi se? Cyane rwose.
atani ko ntarinzi ko akora ibirebana na filime ra uriya muswa kuki atambwiye buriya ntabona ko nashobora gukina ariko wamuhamagara reka mbimubaze rwose. Muhamagare wumve. Haro niko Shanata ndakumva Karibso bite byawe gasore wala ni sawa kabisa kuko kuki utambwiye kuba mu bantu bakora sinema jewe se nukuri ndi umukinnyi mwiza pe amakuru nkayo wamwamwa yakuye hariko jewe nawe umurera na filime rwose ndi umunyamakuru usanzwe ariko nubundi nuko nari mbizi pe ko ntaho uhurira n'ibya sinema ibyo niko bimeze nahundi rero nshuti yanjye niba ushaka gukina uzashaka undi uguha amakuru yewe urakoze sawa sawa ntabikubwiye se ibyambwiye bitandukanye n'ibyuza ariko kuko natanambwiye ko akazi akora ari itangazamakuru nahurira n'ibya sinema kandi nanjye niko nsanzwe mbizi. Arakubeshya n'ukuri filime irahari ni nawe uyitegura sure n'ikimenyimenyi amwe muri ariya mafoto yanjye ari mu yo bazakoresha muri iyo filime. Natana arambeshye kugira ngo atazampa akazi. Reka mpite nyuriwe ndibe ko atinyuka kumbeshya imbona nkubone. Uzi ko nari ntangiye gutekereza ko utakije kare usanzwe nzi ko kwica gahunda si we nanjye nyine ubwo byari byanyobeye. Ako ndabona papetori wayuje noneho. Niyo mpamvu ngutumyeho rero ngo ufate amafoto mashya unyamamariza ibicuruzwa byanjye birushaho kugera kuri benshi. Hari icyo se niteguye rwose. Nizere rwose ko ibigo by'amashuri bitandukanye bizabona noneho ko nazanye na print ifotora mu mabara. Ariko uzi igitekerezo ngize uwe kukwamamariza kuri channel yanjye yonyine ni byiza ndanabikora ariko ndabona hakwiye gushaka ibindi bitangazamakuru bikwamamariza kugira ngo urusheho no kumenyekana. Ibyo se urumva nabyanga kare ntabwo nabyanga. Papetori yawe yarushaho no kumenywa n'abantu batandukanye abari kure n'abari hafi. Ibyo rega sinabyanga ariko nk'uko ubizi bisaba amafaranga nta munyamakuru wakwamamariza ku buntu. Ndabizi ko hari abayaduca ariko kuko twaba dufite imikoranire ndabijyamo rwose baguce make cyane ko baba nabanje no kunyamamariza. Shanga hose shabijemo Karebo we. Ndabikora rwose. Hari nabo nzi neza bakeneye ibyo bashyira ku mbuga zabo ku buryo bataguca n'amafaranga. Uravugisha ukuri. Agahoze karabonetse ndakanyabwo. Ho Jacques amaye. Naho uba waje kwihisha abantu buryo. Ngewe nihisha. Ewe uhisha nyine umvuwe Karame ndashaka amabuye nkoreshamo hano ndabona ahubwo suraho Natani we amabuye yarahari rwose. Wese waje kugura iki hano kwa wera kare reka ntacyo nari mpanyuze gusa tu warahanyuze gusa cyane agera byo kuhanyura gusa urashaka kubikoramo inkuru se. Nizere ko wabibonye ataruka kurangarana nise. Nabibonye rwose abantu baba bagushaka ari benshi. Wari ukimbwira rero ubwo nyine njye n'umugore wanjye tukimara kumenya iby'icyo kigo kije kuduteza imbere nk'abahinzi twumvise icyo kiganiro navugaga ku rubuga rwa YouTube twihutiye guhamagara iyo nimero y'umuyobozi wacyo. Yego kuko yashoje ikiganiro avuga nimero wamukenera yamuboneraho. Yego twaramuhamagaye atubwira ko ari ikigo gikomeye cyane gikorera mu bihugu bitandukanye kandi ko baje gukorana natwe kugira ngo bateze imbere ubuhinzi bw'urusenda. Komeza ndakumva nise. Urumva nge nk'umuntu w'umuhinzi nabisamiye hejuru nihutira kugura imigabane muri icyo kigo nk'uko nari nabisabwe. Ubundi mpinga urusenda kugira ngo bazarungurire barugemure mu mahanga. Anise ndakumva muyobozi. Amakuru arebana n'icyo kigo twarayumvise kuko ubu tuvugana nturu wa mbere uje hano ku murenge kubaririza. Koko se baradutuburiye. Niko twabyita kuko icyo kigo ntikibaho. Nta cyicaro kigira muri Buganwa cyangwa ahandi mu gihugu. Aniseti ndahiye birarangiye nyagasani we. Aho ubuyobozi bubimenyeye rero turakorana n'ubugenzacyaha dushakisha uwo mutekamutwe ariko kugeza ubu ntaraboneka. Ubu se kuko bizagenda biti amafaranga yacu twamwishyuye ko twayashyiraga kuri konti iri muri banki yatubwiye ubu ntako byagenda ngo bamugaragaze. Urusenda twahinze se rw'ubu bizagenda biti. Kushaka kwihuta ariko kandi ngize amahirwe tugahura Natani. Niba ushaka za gahunda se unsanga ntuhazi. Ntabwo ari zo ngushakira n'ubundi nari kuguhamagara. Niba washakaga kumbaza igihe tuzakenera filime rero n'ubu ntikiragira komeza utegereze sibyo. Ntabwo ari cyo nashakaga kukubaza. Wiki ntiwashakaga umunezero.
ntiwashakaga kumbaza ibya filime. Mu by'ukuri icyo ushaka kumbaza ni iki? ni ukumenya ukuri Nata. Ukuri kurebana n'iki se kandi? Na filime wanyijeje gukina. None se hari filime nshyashya sose ushaka kumenya? Oya, narebana niyo tuzakina wamayemo role principal. Kandi namenye ko uri umunyamakuru usanzwe ntawe uhurira n'abakora sinema muri iki gihugu. Ore wumve, ubwo nibatangiye. Bande se batangiye ko ari wowe wivugiye ko ntawe uhurira nabyo. Si wowe wavuze ko nta na filime witegura gukinisha. Ariko bamaniye kubamenya kuneka nabiye. Ubwo umuntu wabikubwiye urumva agamije iki koko? Nta kindi kitari ukuduteranya. Erega Gatako, wowe uri umukobwa mwiza wemeje abantu ku mbuga nkoranyambaga. Icyo ni icyambere. Abahetazi rero nibabura ngo baze kuduteranya, cyane ko bazi ko ari njye ugutwikira. Wabimbwiye si umuntu washakaga kuduteranya Nata, kuko nawe arakwemera cyane. Nyamara wirinda abanyamashyari mwana Gatako, birinde. Ni ukuri nta shyari yagira. Icyambere si umunyamakuru w'umugenzi wawe ngo urashaka kunyigarurira abari we dukorana. Ikindi si urungano rwawe. Nkuko maze kubikubwira arakwemera cyane. Muri make muri inshuti. Ninde se ko wamugize ibanga? Uzi ko nkanzani se kuki wicaye ahantu hatabona? Aha. Mbwira ni se ubunje ntarwambaye ngo umpa amakuru gitifu yaguhaye. Ese telefone yawe yabaye iki ko naguhamagaye nkakubura? Nageze hano mfite umujinya mwinshi nyikubita ku rukuta. Wayimennye rero? N'ibihombo mu bindi nimbona akanya nzayikoresha. None se ko mbona wakonje burundu wagira ngo wanarwaye gitifu yakubwiye ngo iki? Beti we heba. Uravuze ngo mpeba ni se? Ngira heba nyine kuko twaratuburiwe. Mana yanjye we ntibishoboka ni seti we ntago bishoboka wimbwira ibyo bintu ngo byagenze bite? Umugabo yaradutuburiye ate aradutwitsa aratunyaze yo kanyagwa ari we. N'ubuyobozi buracyamushakisha ariko ntago arabona. Ntago ibyo bintu nabyemera. Ubishoboka bite koko umuntu nk'uri ukora ikiganiro akagikorera ku mugaragaro agatangaza nimero za banki abantu bagashyira amafaranga yarangiza akabura burundu? Ibyo bintu urumva bishoboka wowe? Sha amafaranga yacu twatanze ngo turagura imigabane koko aragiye burundu. Hanyuma urusenda twahinze rwo twarushoyemo make. Si ibyo se. Urabona wera urusenda rungana kuriya twahinze niruhira rimwe tuzabona aho turwerekeza koko. Ariko se ubunda ni se Karame k'amafaranga tutayamuhaye mu ntoki kagapapuro baduhaye tuyabitsaho ko nkigafite uhajyayo tugasaba gusubizwa amafaranga yacu. Ibyo byaba ari uguta igihe kuko waba ugiye kwishyuza umuntu utahaye amafaranga. None se kubizi ko twayashyize muri banki, yanditse muri banki cyangwa yanditse kuri konti ku muntu ku giti cye? Ariko niba uwo muntu bashakishwa n'ubuyobozi byaragaragaye ko ari umutekamutwe rero badusubiza yacu. Kuko ari gushakisha. Ntayo wabona yewe. Guteze urumva ubuyobozi burakorana n'ubugenzacyaha mu kumushakisha. Gitifu yambwiye ko amafaranga yayakuye kuri konti akahita anayifunga. Reka genda. Bari abantu baba ari abajura bo ku rwego rwo hejuru. Ni abajura ruharwa. Ibintu byose babikora babiteguye ni ukuri. Nayo mpamvu naje nkubwira ngo heba. Anise biragoye kumva ko amafaranga yacu agiye buheriheri pe. Ngewe usugira ngo nari nabyumva. Harashira kanya nkumva ngiye gusara neza neza. Ubu koko pe nta cyakorwa ngo uwo mujura afatwe. Tega amatwi kinamico rangurura usobanukirwe n'imikoreshereze ikwiye y'imbuga nkoranyambaga. Ngabo kwa Aniseti mu gihombo. Betati twakora iki? Wowe se wabagiriye ihe nama? Naho mu kinamico rangurura y'ubutaha. Ikinamico rangurura muyigezwaho n'umuryango nterankunga w'Abanyanoruveje n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi mukayitegurirwa n'Urunana Development Communication. Ikinamico rangurura ni buri wa gatanu saa 2:15